Hello guys, nanjye kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka, ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho ugiye kugura imodoka. Imodoka iyo ari yose yakoze hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho kugira ngo uyigure byibuze hari ibyo wizeye. Reka mbere ku bimwe by'ingenzi, reka duhere hano imbere. Imodoka ukiyireba ugomba kureba byibuze ko imodoka idateye irangi. Nicyo kintu cy'ingenzi, hari igihe ushobora kugura imodoka nk'izi modoka tuzana hano, ishobora kuba iteye irangi bitewe n'impamvu imwe. Ishobora kuba hariya tuzikura nka Korea cyangwa Taiwan ni haba ni Burayi, ikaza irangi ryarahiye hari ukuntu irangi risaza akaba bagira ngo irangi, icyo ni kimwe. Ariko hari igihe bashobora gutera irangi nabwo imodoka wenda yagize ikibazo yaragonze cyangwa se hari izindi piyesi runaka bahinduye kugira ngo batere irangi bizakorwa. Ikintu cyiza rero buriya uguze imodoka idateye irangi biri mu kintu kimwe uba wizeye ko imodoka yawe nta kibazo na kimwe. Ibintu witaho ukureba ibintu umuntu ushobora kureba imodoka iteye irangi akayimenya bitewe n'uburambe bamezemo. Niyo mpamvu uri imodoka ugiye kuyigura hari ibyo utizeye neza ku bushobozi bwawe wizi, uriho umuntu ushobora kuba abizi kukurusha kugira ngo agufashe guhitamo. Ni kimwe mu by'ingenzi. Ndashaka kubereka body y'imodoka byo ntabwo tubitindaho cyane ko bimenywa n'umuntu ubizi. Reka mbereke muri salo ikintu witaho cya mbere. Imodoka ukinjiramo ubu dukase kabiri igira amatara, twize kuyaganiraho. Aya matara twayabereka gato. Iyi modoka igira ama check engine, murabona igira check engine sometimes nk'amasensa ya shampoo menye afite ikibazo, hari agasensa kacitseho bishobora kumarika, ishobora kugira ikibazo. Tugiye hano iri ni itara rya brake ryo ni ya frame, nta kibazo. Frame tuyikuyemo ivamo. Aka gatara rero mubona hariya kakimera kuriya, hari igihe amavuta ya moteri ashobora kuba yagabanutse igahita ikuriga ikwereka ko amavuta ya moteri ari make. Aka ni akatara ka airbag ka hari igihe ushobora gusanga impamvu ni nyinshi. Hari cable yitwa cable spiral ituma communication y'amavolime akora cyangwa se ihoni. Ikindi utuntu tuterere dusanzwe dutoya. Ikindi imodoka yakoze accident ikavamo airbag, iri tara rikora ryaka. Ubwo airbag bisanzwe hano habamo vola, hano muri vola habamo airbag irinda umushoferi mu gihe akoze accident, imurinda ko yakubita agatuza mo. Hano havamo airbag, murabyumva ni bag irimo umwuka imuproteje mu gatuza kugira ngo adakubita agatuza kuri vola ikaba yamwangiza. Ikindi hano habamo airbag ku mugenzi wa hano nyine, ubwo iyo accident ibaye iri grave, iyo ihuye n'ikintu gikomeye hari imbere, airbag zivamo kugira ngo ziproteje abantu. Kuri izi modoka z'amasorento zigira n'ama airbag hano hejuru, side airbag, biterwa n'iyo modoka na option zayo nizo ziterwa. Imodoka uko imeze nibyo bitera airbag zayo. Ubwo ibyo ni bimwe ugomba kwita ku matara yose hano, ukareba ko buri tara ryose wari checkinze ko imodoka ya mu gihe yatse nta erere nimwe irimo. Ibindi by'ingenzi twitaho, reka tujye kuri ikindi kintu. Nk'iyi modoka inamarika byonyine biba bihagije ngo ucekinge. Iyi marika ureba ko ibirahure byose bikora, bizamuka kimwe kimanuka, amareteleviseri akora, ko buri kantu kose ugeze ku modoka utundi tuma amareteleviseri yikonje cyagaruka. Ibyo ugomba kubyitaho nyine, ni bimwe mu mawusiyo kugira ngo wirinde ko wajya muri dépense kandi ukigura imodoka. Iki kibuto cyonyine kuri Sorento cyo kigura amafaranga 120,000, wirinda ko watangira kujya muri maintenance cyangwa muri makoste atari ngombwa. Ikindi kintu cy'ingenzi, ugifungura kapo iyi modoka, ku modoka iyo ari yo yose ya mazutu cyangwa se ya essence, imodoka igira moteri, ugifungura hano uhitamo kureba hano. Reka mbere kuri engine. Hano kuri engine ureba ko batayifunguye. Ushobora kubirebesha amaso ukabimenya, cyangwa se umuntu wizi. Niyo mpamvu twavuze ko iyo wibanze ku muntu uzi ibyo akurebera arabimenya. Iyi modoka iyo moteri bayifunguye hari ukuntu bashyiramo amasilikone. Nk'iyi ifite agasilikone k'umukara, bivuge ngo iracyari original kuva Korea. Amasilikone y'i Kigali tugira rero abasa nka silver cyangwa se kaki. Iyo bayifunguye bashyira amasilikone ukabibona. N'amaburo hano hari ukuntu ubona ko amasupana yagiye akoraho. Ugomba kubyitaho ukabireba. Ikindi, imodoka ukiyatsa iyo yaka ushobora gufungura radiateur ukareba. Ugomba kubyitondera ko radiateur imodoka y'ingenzi umwanya munini, radiateur ifite amazi arashyuha cyane, ashobora kuba yagutwika. Ni ngombwa ko ubanza ugacekinga ukumva ko imodoka idashyushye ukabona gufungura. Bivuge ngo wumva ko ishyushye urabyihorera. Icyo bikorera imodoka iri normal mu gihe itagenze urugendo runini, ukiyifungura gutya imodoka ukayatsa, moteri normal
ntabwo ijya imena amazi hanze, ariko iyo imodoka ishyuha ubwo ni kugira ngo uteste imodoka idashyuha, iyo ishyuhira yamena cyane. Nk'ubu tuvugana iramutse imodoka yaka ikamara byonyine amasegonda 30 iba yamennye amazi hafi litiro yose mu gihe ishyuha. Iyo idashyuha imodoka iraka kandi amazi yarenga uyu mutwe radiateur ingisohoke. Ni bimwe mu by'ingenzi witaho mu gihe uri kure imodoka ushaka kugura. Ku mamodoka yose ya mazutu, aya essence, imodoka zikoresha moteri, uru ni urugero rwo gucekinga ko imodoka yawe idashyuha mu gihe uri ku testing ushaka kuyigura. Ikindi kuri aya mamodoka ya Kia n'ama Hyundai, amamodoka agira turbo ni iyi ngiyi. Ugomba kwita hano kuri turbo ko nta mavuta imena, ko turbo yatangiye kumena amavuta ifite ikibazo. Ubirebera hano ukabona ko haba hatose, urabibera amaso arabikwereka akabona ko hari yashobora kuba hari leakage y'amavuta. Iyo ubibonye ubibenchoringaho cyane kuko kiba ari ikibazo. Hari ukuntu amavuta ashobora kuza akagera hano kuri intakura, tuzabireba ikindi gihe none twabibona. Intakura iba hano, ugomba kubyitaho kuri buri kimwe kareba ko nta hantu hamwe hari leakage y'amavuta, kuko iyo uguze imodoka ifite leakage anytime ishobora yagutera ikibazo. Ikindi kintu, imodoka nk'iyi okay, umuntu ukeneye kureba nka size, engine size ya moteri, ushobora kuza ukareba imodoka. Iyi ngiyi ifite 1995 cc cubic centimeter. Iyi ngiyi iyo tugiye kureba engine capacity y'imodoka dukora ndisoma ku bantu bazi imibare waro ni 2.0. Iyi modoka ni zo moteri zirimo engine. Imodoka ya Kia na Hyundai zigira 2.0. Hakaba exceptionnel ku modoka y'ama 4-wheel drive iyikura imbere n'inyuma ifite 2.2. Muri make ndumva ari ngibi byinshi zanye tubiganiraho. Twari utuntu tw'ingenzi ngomba kubabwira kugira ngo making sure ko isi imodoka ugiye kuyigura ni iki kintu kindi wakwitaho. Utuntu duke tw'ingenzi dushoboka byagufasha. Ibindi tuzanye tubiganiraho turebe se imodoka ni iki wayitestinga kugira ngo ugize boîte yabirebe mu gihe imodoka yabihagaze. Imodoka ihagaze hamwe reka babwire muri kamwe k'ingenzi. Iyo winjiye mu modoka yaka, ucyatse imodoka ukayinjiramo, iyo ushiftinze amagia ni ikintu cyoroshye mu gihe imodoka yaba yaka. Iyo ucenze ukajyana muri reverse cyangwa drive mode, imodoka irasakuza. Haza bikeneye ito mutimbuzi, tubyita mutimbuzi. Imodoka ishobora gusakuza ngo ukumva agasound karakubitamo. Iyo imodoka ikubita rero mu gihe yaka, ni exam imwe cyangwa se ni igisubizo, ni ikimenyetso kimwe kikwereka ko iyo modoka gearbox yashobora kubidakora neza. Boîte iyo ubibonye gutyo ubyitwararikaho cyane. Ugomba kumenya shock iyo sound itarimo ari nini, iyo ari nini urabyihorera kuko biri mu bimwe byatera ikibazo cyuko ejo ushobora kumva kubona imodoka yawe boîte itangiye kugira ikibazo. Mu gihe uri kugenda neza tumenye ko imodoka za automatique ntabwo tujye duhindura vitesse, ubwayo igenda yihindura. Mu gihe boîte idakora neza ntabwo indura mu vitesse neza. Make sure ko ibintu byose biri ku murongo mu gihe waje kureba imodoka. Ibyo udasobanukiwe ushake ababigufashamo babizi. Murakoze cyane, ndabasaba subscribe, munkorere likes, munkorere comment, mugene mumbaza ibyo mushaka ko mumbaza cyangwa se turungurana ibitekerezo. Murakoze cyane.